muri uyu mwaka w'imihigo dufite imihigo 90 irimo irashyirwa mu bikorwa. Raporo ngira ngo twatanze igihembwe cya kabiri igaragaza ko nibura tugeze ku gipimo cya 73%. Hari imishinga yo kuhira mu rwego rwo guhangana n'imihindagurikire y'igihe, aho hari hegitari zirenga 30 zirimo zirakorwa. Kijyanye n'ibyo tugiye kwibandaho, ngira ngo twese twahawe impanuro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ibintu by'ingenzi tugomba kwibandaho. Hari icya mbere gukurikirana imitangire ya serivisi, ni ikintu cy'ingenzi twifuza ko tuzafatanyamo namwe, cyane cyane bikabera abaturage umuyoboro, aho twajya tumenya ibyo byose bibangamiye imitangire ya serivisi kugira ngo bishakirwe ibisubizo cyangwa ko byakemuka. Turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza abakunzi bacu. Amakuru mashya tubazaniye ni ikiganiro n'itangazamakuru ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwagize kuri uyu wa gatanu tariki 14 Mutarama umwaka wa 2022. Muri iki kiganiro ubuyobozi bw'akarere by'umwihariko abagize komite nyobozi iyobowe na Ange Sebutege, umuyobozi w'akarere ka Huye, mbere na mbere babanje kugaragariza abanyamakuru ishusho y'akarere, bimwe mu bikorwa ndetse n'urwego akarere kagezeho. Muri iki kiganiro kandi gifunguye cyari kitabiriwe n'abanyamakuru benshi batandukanye, barimo abandikira bitangazamakuru bya radio, bitangazamakuru byo kuri murandasi, bitangazamakuru bimwe n'amateleviziyo. Abanyamakuru babashije kubaza buri kibazo cyose bifuza komite nyobozi y'akarere ka Huye. Ni ikiganiro kirambuye, ni ikiganiro cyamaze amasaha arenga 2, aho abanyamakuru bagiye batandukanye bagiye babaza ibibazo birimo ibibazo bikubiyemo ubuvugizi bw'abaturage ndetse n'ibibazo babona bikibangamiye iterambere ry'akarere ka Huye muri rusange. Ubuyobozi bw'akarere nabwo bwagiye bubivugaho byinshi, butanga n'ibisubizo birambuye ku buryo burambuye mukabasha kumenya byinshi. Turashimire uruhare mugira mu bikorwa bitandukanye by'iterambere ry'akarere, ariko by'umwihariko no kumenyekanisha ibikorwa bikorwa ndetse n'uruhare mugira mu gufasha abaturage, ariko no kutugezaho ibyifuzo byabo, natwe tukagira icyo tubivugaho cyangwa se umurongo dutanga. Ngira ngo uyu mwaka turabifuriza kuzagera kuri byinshi mu kazi kanyu kumiryango yanyu. Ngira ngo natwaye umwanya munini, n'ubundi nk'uko byari biteganijwe twakwakira abatumirwa ibibazo ndetse n'ibitekerezo n'ibyifuzo baba bafite, twungurana ibitekerezo. Murakoze cyane. Nagira ngo dushimire abamaze kugira ibyo babaza, kandi ngira ngo ni ibibazo byumvikana ndetse byinshi, nk'uko iteka iyo mbabwiye mu biganiro tugirana harimo n'ibyinshi biba bijya byakirwa nk'ibitekerezo bishobora kuba byanashyirwa no mu igenamigambi ry'akarere. Icya mbere kuri iki cy'amashanyarazi, nk'uko Adolphe yabivuze, kuko ni ikibazo kigaragara bishingiye ku mateka y'uyu mujyi, uko ibikorwa remezo byakorwaga, ndetse bishingiye no kuba aho byagiye bigezwa mbere, nuko abantu bagenda bavugurura uburyo bw'imikorere. Kuri iki rero by'umwihariko cyo kuvugurura imiyoboro y'amashanyarazi, cyane cyane yubatswe kera, ndetse bigaragara ko harimo n'insinga zinyura munsi y'ubutaka. Ngira ngo niba mubibona ubu ngubu iyo tugiye gukora ibikorwa remezo navuga bisimbura ibyari bisanzwe, mubona ko hagenda habaho gukosora ibi ngibi. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo gukemura ibi bibazo tugenda duhura nabyo, by'umwihariko n'igice cy'umujyi aho tugiye gukora imihanda, aho tugiye gukora kunyuza imiyoboro y'amazi cyangwa site zo gutunganya ubu ngubu mu buryo bugezweho. Aho hose bijyana n'ibyo bikorwa, icyo twita relocation y'ibikorwa remezo, ariko iyo bikozwe n'ubundi bigenda byimuka bigakorwa mu buryo bwiza. Hari ingero zifatika, hari aho ibikorwa remezo bimaze kugezwa muri uyu mujyi, ariko n'ibirimo birakorwa, ndetse no umuntu yatanga urugero wenda ubu birimo birakorwa nk'uyu muhanda wa Huye Kibeho,
murabibona ko ibikorwa birimo birakorwa. Hagasigara n'izo site rero zituwemo, mu by'ukuri ari inyigo yarakozwe ndetse n'ibikenewe biragaragazwa. Ubu ku rwego rwa REG harimo gushaka ubushobozi, ibikoresho ngira ngo gahunda y'irahari yo kuzavugurura imiyoboro, bisaba ko ingengo y'imari iremereye, ariko bizagenda bikorwa, kandi hari icyizere ko bitangira gushyirwa mu bikorwa, kuko batubwiraga ko ibikoresho byakwifashishwa mu kuvugurura iyo miyoboro bimwe na bimwe byatangiye kugera kuri iki kigo kidufasha n'ubundi muri serivisi yo gukwirakwiza amashanyarazi. Ni igikorwa rero dukurikirana kandi twakwizeza abatuye mu bice bitandukanye ko byagenda bikorwa, ndetse ubu ngubu turanashimira na REG ko hari aho iyo bigaragaye nk'uko babivuze biteza impanuka bikomeye byihutirwa, n'ubundi ntibibuza ko bagenda bavugurura iyi miyoboro. Tugenda tubibona, ndetse harimo na bamwe tubana ku mbuga zimwe na zimwe dufite mu karere rwitwa ibikorwa remezo, kugira ngo bambera abahamya niyo ikibazo kigaragaye ko byashobora kuba byateza impanuka, REG iraza igafata ikagira ibyo ikemura, nubwo bitari birebire byinshi, ariko nibura intervention irakorwa mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage no kugabanya impanuka zishobora kuba zakomoka kuri ibi ngibi. Navuga ko ari igikorwa kirimo kirategura uko cyakorwa mu buryo rusange nk'uko bakibajije, ariko byihutirwa n'ubundi muri gahunda isanzwe birakorwa. Icyo mwavuze cyo ahakigaragara amatungo azerera ku gasozi, mu by'ukuri ni ubukangurambaga bumaze igihe kinini, amabwiriza arahari, ibihano bigenda bitangwa. Navuga ko bishingiye ku myumvire n'abantu wenda badashaka kubahiriza amabwiriza, ariko iteka iyo hari ababifatiwemo barabihanirwa. Harimo n'abo tugenda tubona bahanwa inshuro zirenze imwe, ni uguhozaho, ariko tukareba ko n'abayobozi nabo ubwabo izo nshingano bazubahiriza. N'abayobozi natwe tujya dusaba ibisobanuro, ndetse bagahabwa n'ibihano birimo kwihanangirizwa kubera kutuzuza inshingano cyangwa se kwirengagiza gukora ibyo wagakwiye kuwukora, kuko byangiza byinshi nk'uko wari umaze kubivuga. Ni umwanya mwiza rero twakongera tugafatanya mu kwigisha no gushishikariza abaturage ko kororera mu biraro nibyo byemewe, ibindi byose birabujijwe, kandi harimo ingaruka zirimo no kuba hakwirakwizwa indwara zikunda kwibasira amatungo. Ariyo mpamvu byiza dushishikariza abaturage kororera mu biraro, ndetse nababwira ko no muri iki gice cy'umujyi tumaze igihe navuga ko kitari gito duhanganye n'ubundi n'abaza kwahira ubwatsi mu bice mu mujyi, cyane cyane muri hariya mu kibuga cy'indege, ndetse no kubwira abantu mu by'ukuri iyo wororeye mu mujyi nka hano nta bwatsi wigeze utera, birumvikana amatungo biragora kuyorora. Niyo mpamvu rero usanga harimo abirengagiza ibyo amabwiriza ateganya bagakora ibitemewe, ariko ubuyobozi ntabwo tujya natwe tubihangane, turabahanira uko hakurikijwe amabwiriza. Ndetse n'ubu ngubu komisiyo ekonomike y'inama njyanama irimo irareba uko havugururwa ibyo bihano. Ubundi inka yafatwaga bagirwa ku gasozi hacibwa 5,000 ku nka, ariko rimwe na rimwe warebwa n'ibikorwa remezo bishobora kwangirika. Hari ibikorwa remezo tugenda tubona, imiyoboro y'amazi yangirika, ibikorwa remezo tugenda twubaka, imihanda za rigore zigenda zangirika. Ibyo byose urumva ko bijyanye n'ibyangirika n'amande acibwa mu by'ukuri ntaho bihuriye. Harimo rero n'icyo gitekerezo cyangwa se nakwita umushinga wo kuvugurura ayo mabwiriza ku buryo n'ababikora babona wenda ibihano ari bitoya, kongera akabikora ku buryo ibihano byaba bikomeye ku buryo abantu babicikaho, hanyuma tugaharanira yuko bakorora ariko bubahiriza amabwiriza. Ku kijyanye no gutunganya ibishanga ni ikibazo kizwi, ndetse inama njyanama yagiriwe icyizere ubu ngubu muri iyi manda twabifasheho n'umwanzuro ko ari tugiye kujya dukora ibikorwa navuga ngo bifite ingaruka nyinshi ku buzima nziza ku buzima bw'abaturage. Harimo nk'umushinga wo gutunganya igishanga, bisobanuye ko bitanga akazi ku baturage. Icyo gishanga kizaguma kibyazwa umusaruro, ikindi urumva n'umusaruro uziyongera w'ibikomoka ku buhinzi.
n'ubu ingenamigambi turimo turakora mu mwaka wa 2022-2023 muzabibona ko ibishanga bidatunganije ibikorwa bizatangira kugira ngo tugende tubikora. Hegitari zirenga 600 dufite ntizakorerwa rimwe, ariko ibikorwa biraza gutangira muri ya mirimo n'ubundi isanzwe itanga akazi ku baturage, kandi hari aho byakozwe natwe twifuza kuba twatangira ingengo y'imari y'ibikorwa dufite, tukagerageza gushyiramo ingengo y'imari kugira ngo bigire iyo ngaruka nziza cy'umuntu yakwita multi impact ku buzima bw'abaturage, aho bazabonamo akazi, ari abazahahinga, kandi iki ni igikorwa kizahoraho mu gihe icyo gikorwa remezo kizaba kimaze gutungana. Ndemeranya nawe ko byabyara umusaruro, gusa gutunganya ibishanga bisaba ingengo y'imari, ariko ubwo byagiye mu igenamigambi turaza gutangira kubona izo mpinduka. Ngira ngo wenda mu rwego rwo gukomeza no gufatanya n'uko leta y'u Rwanda itanga amahirwe angana by'umwihariko no gufasha abanyarwanda bose, gahunda zihari zose ni zo gufasha abatishoboye. Ngira ngo wenda ni inyito n'amagambo wenda yagendaga akoreshwa mu bihe byatambutse, hari impamvu, ariko gahunda zihari ni zo gufata abatishoboye. Hari koko ibikigaragara nk'ibibazo, kandi hari ibyakozwe igihe byakorwaga byari bifite n'igisobanuro ko hari igihe hakemurwaga ibibazo kandi turi mu gihe kidasanzwe, aho abantu bagendaga koko hubakwa iriya midugudu. Ariko ngira ngo ubu ngubu nk'uko mwabibonye hagiye kubakwa iyi midugudu bijyanye n'ubushobozi bugenda buboneka. Muzareba ari nka site, urugero nabaha muri Mara, abaturage bose batishoboye baratuzwa. Ariya site umurenge wa Mukura, wa Tumba, Karugiranka, abaturage bose batishoboye baratuzwa. Icyo nagira ngo mvuge ni ugufata kuko abaturage bose kimwe, kuko umunyarwanda wese ngira ngo ubu dufite amahirwe angana mu bikorwa byose bihari, yaba ari byiza by'iterambere ndetse n'ibyo gufasha abanyantege nkeya. Ahakigaragara ibibazo birumvikana ni ikigaragaza n'ubundi ahakigomba gushyirwa imbaraga, ari ugufasha ibyo byiciro bitandukanye by'abatishoboye bijyanye n'ubumenyi, bijyanye n'ubushobozi, ndetse bijyanye n'ibyo abantu bagenda bakora, ari abahinga, ari abakora imirimo y'ubukorikori. Harimo abenshi tugenda tubona badusaba kwiga iby'imyuga, kubafasha korora amatungo magufi kugira ngo babafashe kwikura mu bukene, n'ibindi byiciro n'izindi gahunda zose nk'uko muzi zigenderwa abatishoboye. Igihari ibyakozwe ntibyasenywa, ahubwo bigerageza kubungabungwa neza. Nk'ubu ngubu mu murenge wa Karama hari imirimo irimo irakorwa yo gusana amazu, harimo n'umudugudu nk'uko wari bivuze ugaragara ko wari ushaje. Hari hariya mu murenge wa Gishamba ho mu kibazo cya mbere cyabajijwe, aha nagira ngo mugaragaze ko iyo bigeze mu gufasha umuturage utishoboye bose tubafasha kimwe, kandi n'ayo mahirwe bijyanye n'ubushobozi igihugu cyangwa se akarere dufite tugenda tuwutanga tugeza ku baturage bose. Ariko nk'uko babivuze ubu ngubu iyo hageze gahunda yo gufasha ntituvuga ngo ni uyu amateka ye n'aya, ahubwo turavuga ngo reka dufashe iki cyiciro kubera ko byagaragaye ko bafite ikibazo, tugafasha umuntu bigendeye ko afite ikibazo bishobora kuba bishingiye ku mateka, ariko nibura iyo tugiye kugikemura gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge nk'ihame ndakuka, by'umwihariko mu mahame remezo ari mu itegeko nshinga, ndetse buriya tugira n'inzego zigenzura ko ibi dukora byose aya mahame yose yubahirizwa. Nyirango nk'uko yose muyazi, harimo n'iri ngiri rigomba kubahirizwa. Nta gahunda n'imwe yakorwa rero ryirengagijwe, ikiba gisigaye n'ubwo bushobozi bugenda buboneka, noneho no gusana n'ibyakozwe, ariko n'abantu bakagenda bigira ku byakozwe mbere kugira ngo nibura dukosore aho bitaragenze neza. Harimo icyo rero cyo gukomeza kubaka ubushobozi, by'umwihariko tureba ibyo byiciro bigaragaza ko by'abatishoboye. Ngira ngo murabizi nko muri profiling, ngira ngo iryo jambo dukunze kurivuga, ari ibyiciro bigaragaza ko abaturage bafite ubukene bukabije, ubukene bworoheje,
nk'aba bafite ubukene bukabije. Nko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari dufitemo abaturage basaga 1,500. Abo ngabo tubaha icyo twita ubufasha bukomatanije. Ubufasha bukomatanije ni nko kuvuga ushobora guha umuntu inzu ariko adafite icyo ari burire muri ya nzu, ariko numufasha ukamuha inzu, ukamufasha no kugira icyo yakora kugira ngo abashe kubaho. Niba yari afite n'umwana ukamufasha umwana kujya kwiga, niba atari afite itungo ukamworoza kugira ngo abashe kubona ifumbire, none iyo fumbire we yajya mu murima muto afite kugira ngo none habe yakwitiza imbere. Urumva ko ubu n'ubufasha bugenda butangwa ku miryango igenda ibarurwa, tugenda dutanga ubwo bufasha bukomatanije kugira ngo none turebe ko abantu bagenda bikura mu bukene, kandi tugafashimira n'abafatanyabikorwa dufatanya muri iyi gahunda. Nk'ubu mu mirenge dufite n'umufatanyabikorwa wa World Vision bakoreramo, hari gahunda yitwa Ultra Poor Graduation, aho hari imiryango y'abaturage 3,000 bari mu cyiciro cya mbere barimo barakurikirana kugira ngo nibura bazatera intambwe bave muri icyo cyiciro bajye mu kindi. Ibi bisaba rero kubakira ubushobozi, ari uburyo bakorana n'abandi, ari uburyo bishyira mu matsinda, ari uburyo bizigama, ari uburyo bakoresha neza ibyo bahabwa kugira ngo babashe kwiteza imbere. Kuri gahunda ya school feeding ntabwo turashima ibyamaze gukorwa. Umwaka w'ingengo y'imari ushize ntabwo nkuko wari uvuze mu vero zageze ku bigo byose, ariko hari amashuri ibikoni 91 byubatswe, kandi n'izi mu vero ziratangwa. Dushimira n'umusanzu IPRC yatanze izindi mu vero 15 ku bigo byo mu karere. Birumvikana iyi gahunda y'ibikorwa remezo irakomeje, ariko naho zitaragira n'ubundi bakoresha bwa buryo busanzwe nk'uko dukoresha mu buryo igikoni cy'umudugudu, ariko abana bagafata amafunguro ku ishuri. Za muvera icyo zifasha nuko iyo abaye gutegura amafunguro batayategura mu byiciro, bategurira rimwe abana, kandi bikoroshya n'iyi gahunda, bikanafasha n'ababyeyi. Ku kijyanye n'imisanzu navuga ko bikiri hasi. Mu kigereranyo wenda twavuga dusoza igihembwe cya mbere byagaragara ko mu mashuri yisumbuye turi ku kigero cya 90%, ariko mu mashuri abanza biri kuri 60%. Birumvikana mu mashuri abanza kubera ko murabizi ko harimo abana bamwe biga igitondo abandi ikigoroba, birumvikana ko imibare wenda itagira nk'icyo cyiciro wenda abo mu segonderi baba biga mu gitondo na nimugoroba, ariko ni ikigero gishimishije ku bana biga. Tuvuze wenda ngo abantu biga iriya single shift, abana ko n'ubundi abaturiye ibigo ku ishuri hafi y'amashuri harimo abana bava mu rugo bariye, ariko 60% ni ikigero cyiza. Ariko imisanzu y'ababyeyi urumva ni nacyo kigereranyo urebye, ni naho abiganisha. Ikigaragaza nuko hagikenewe yuko intego nuko twagera 100%. By'umwihariko tugashimira ubuyobozi ko ubwunganizi leta itanga muri iyi gahunda twarabubonye, kandi bwamaze no kugezwa ku bigo by'amashuri, yaba ari igihembwe cya mbere ndetse n'igihembwe cya kabiri. Ni ugushishikariza ababyeyi rero nabo kugira uruhare batanga kugira ngo dusigasire iyi gahunda nziza, kandi izagira ibyo ikemura, yaba ari mu myigire, yaba ari kugabanya abana bataga amashuri, ndetse n'uko abana bakurikira amasomo. Ku mwana atariye sinzi ko yakurikirana amasomo neza. Ikindi bigabanya no gukererwa, ndetse n'ubwo umwana yaba yiga ikigoroba, ubu dusigaye tubibona n'abana baza ku ishuri kare saa sita bagasangira n'abize igitondo, hanyuma agakomerezaho amasomo nimugoroba. Ntabwo bibujijwe n'ibyo byose, ariko umubyeyi akabigiramo uruhare kandi bigafasha n'abana. Muri uyu mwaka w'imihigo dufite imihigo 90 irimo irashyirwa mu bikorwa. Raporo ngira ngo twatanze igihembwe cya kabiri igaragaza ko nibura tugeze ku gipimo cya 73%. Navuga ko ari ahantu hashimishije kuri iyo mihigo yose. Biba bigaragaza ko nta mbogamizi mu by'ukuri irimo iragenda igaragara muri iyi mihigo. Ikindi tugashimira imihigo irimo by'umwihariko yo gukwirakwiza amazi, aho hari hafi ibirometero birenga 90 birimo birakorwa, by'umwihariko mu murenge wa Mbazi ndetse n'igice cya Maraba, umurenge wa Kigoma, no kugera mu gace ka Rwaniro, ka Mwambi. Ubwo ni ahantu tuba tugenda tugira ibi bikorwa remezo tuzi bitaragera. Hari ingo zisaga 5,000 zizahabwa amashanyarazi.
ubu ngubu zirenga 2,500 zimaze kuyabona. Ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, guhuza ubutaka, imbuto, ibyo byose biba byarakozwe, ahubwo turi mu gihe igice cy'isarura. Ubu dufite n'imihigo y'abafatanyabikorwa kandi yose igeze ahantu heza. By'umwihariko hari umushinga wo kuzubaka ririya soko ryo mu Irango mu buryo bugezweho. Mwabonye ko hari imirimo yatangiye. Hari kwagura iri soko ry'ingenzi, ibyangombwa byo kubaka nabo babibonye, ni mu kiriya gice cyo mu Cyarabu bazaguriramo icyo gikorwa remezo. Hari imishinga yo kuhira mu rwego rwo guhangana n'imihindagurikire y'igihe, aho hari hegitari zirenga 30 zirimo zirakorwa mu murenge wa Maraba. Imirimo nayo ikaba iri ku kigero cya 80%. Hari gahunda ya Ejo Heza, muzi ko abaturage bose bashishikariza kuyitabira. Ubu ari ubwizigame tugeze hejuru ya 73% ku ntego y'umwaka, ari n'abizigama naho turi kuri hejuru ya 63%, bigaragaza ko urugendo turimo ari rwiza. Hari n'indi mihigo igiye irimo yo gufasha abatishoboye, yaba ari ababona inkunga z'ingoboka ndetse no kuzibahera ku gihe. Iyo ni intego twihaye ubu kugeza muri uku kwezi barabibonera ku gihe. Hari umushinga harimo kubakwa inzu z'abatishoboye, by'umwihariko abakoze jenoside yakorewe abatutsi, inzu 150 zirimo irakorwa mu mirenge itandukanye, mu murenge wa Mbazi, umurenge wa Ngoma, umurenge wa Tumba n'umurenge wa Mukura. Izo site zose imirimo yaratangiye, hari aho batangiye gusakara. Intego ni uko mbere y'ukwezi kwa 4 aya mazu yose yaba yamaze gutahwa. Na gahunda yo gukomeza gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, aho hari amazu 208 tugomba kuzasana. Kugeza ubu ngubu ari hafi 100 amaze gusanwa. Dushimira n'uruhare rw'abafatanyabikorwa barimo baragira muri ibi bikorwa. Hanyuma n'ibindi bikorwa bishingiye ku burezi nk'uko twabivuze, bishingiye ku mitangire ya serivisi, ari serivisi zitangirwa ku Irembo. Mukunda kubona icyegeranyo gitangwa hafi buri kwezi, mujya mubona ko akarere ka Huye dukunda kuza ku isonga. Ibyo nagira ngo mvuge mu byiciro byose mu magambo make, ariko raporo byo y'imihigo yo twaza kuyibasangiza kugira ngo abantu banayibone, banayimenye umuhigo ku muhigo, ndetse mwana bitanganiza n'abaturage aho bigeze. Mvuze mu magambo make ni ibyo, ariko no muri gahunda y'ibikorwa buri imihigo haba na action plan y'akarere bikubiye n'ibikorwa byinshi, harimo ibi dukora bya buri munsi n'iki kiduhuza. Ariko abarimo dufite na gahunda yo gutangiza imirimo yo kubaka umuhanda wa Rwabuye Mbazi. Watsindiye isoko yarabonetse, ubu harimo isoko ryo uzagenzura imirimo, nawe namara kuboneka imirimo izatangira mbere y'uko uyu mwaka urangira, kugira ngo na hariya wabibajije ku rwego rwo kugenda dukwirakwiza ibikorwa remezo bigende bigera henshi. Ku kijyanye n'ibyo tugiye kwibandaho, ngira ngo twese twahawe impanuro na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari ibintu by'ingenzi tugomba kwibandaho. Hari icya mbere gukurikirana imitangire ya serivisi, ni ikintu cy'ingenzi twifuza ko tuzafatanyamo namwe, cyane cyane bikabera abaturage umuyoboro, aho twajya tumenya ibyo byose bibangamiye imitangire ya serivisi kugira ngo bishakirwe ibisubizo cyangwa uko byakemuka. Icya kabiri, murabizi gahunda ya NST1 by'umwihariko imbaturabukungu. Ubu gahunda isoza 2024 hari ibipimo bitandukanye. Birumvikana ko mu igenamigambi nibyo tugomba kugenderaho dushyira, yaba ari kugena igenamigambi ry'akarere cyangwa se n'imihigo y'akarere. Ibi bikajyana na gahunda y'iterambere y'akarere DDS. Ubu ngubu nayo irimo kuvugururwa no kuvuga ngo ni ukureba ko bijyanye n'iki cyerekezo dufite cyo kugera 2024, tukisuzuma aho tugeze, tukanareba ibipimo bikiri inyuma. Ibyinshi byo kwibandaho twanabiganiriye, hari ibyo gukwirakwiza ibikorwa remezo, amazi, amashanyarazi kuri cya kigero tutarageraho kugira ngo tugere 100%. Hari ibikorwa remezo by'ubuvuzi, hari umurenge umwe wa Kinazi tugomba kuzashaka ku buryo nawe ugira ikigo nderabuzima. Hari imirimo yatangiye ku buryo ubu ngubu igeze kuri ko tuyisabira uburenganzira, akaba
ya health post navuga ngo ya second generation yindi ishobora gutanga serivisi zisumbuyeho, ariko mu gihe ibikorwa bitoya remezo bikibura kugira ngo bibe byaba ikigo nderabuzima nabyo dukomeza kubikurikirana. Twakomeza gukurikirana gahunda yo kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi, by'umwihariko harimo kuzamura cyangwa se gutunganya ibishanga ndetse no kongera ubuso, by'umwihariko ubuso mvuga kwa kundi duhuza ubutaka land consolidation, hagamije kuzamura umusaruro. Hari gukomeza gahunda yo kurwanya isuri, buri mwaka haba hari intego ziba zirimo, harimo guca amaterasi y'indinganire. Ibyo navuga ngo ni gahunda ngari ariko byinshi bikubiye muri ya gahunda ya NST1 igenda idufasha mu igenamigambi. Hari n'ibindi by'umwihariko tugomba gushyiramo imbaraga ari kurwanya igwingira mu bana. Ngira ngo hari intambwe yakozwe, byakozwe mu gihe cyatambutse, aho hari hafi twagabanuyeho 10% rirenga. Ubu twaba turi kuri 29.32%. Tugomba gukomeza kumanura ibyo bipimo. Birumvikana ko tuvuye kure, hari hejuru ya 42 kugabanya tukagera aho ngaho. Imbaraga zabikoze ziracyahari, gahunda n'abafatanyabikorwa baracyahari. Iyo ni gahunda tugomba gushyiramo imbaraga. Hari icyo twaganiriyeho cyo gukumira no kurwanya ubuzererezi, by'umwihariko n'abana bata amashuri. Ibyo ni intego tugomba gushyiramo imbaraga. Hari ikintu cyo kunoza isuku ahantu hose no kwitoza abaturage tuyoboye duhagarariye, kugira ngo isuku y'umuco guhera ku muntu ku giti cye mu ngo. Iyo tugenda hirya no hino ngira ngo murabibona ko hari ibigikwiye kunozwa, ariko ngira ngo byinshi bishingiye kwigisha, kuko mu by'ukuri ntabwo bisaba ubundi bushobozi cyangwa iyindi ngengo y'imari iremereye. Bisaba ko nabo dufatanya babyumva, ariko hakazamo ikintu gikomeye twese tutajya tubura kuvugaho, nicyo kurinda n'ibi ngibi twagezeho. Ibyo twagezeho bitangirika, ahubwo bikomeza kudufasha mu gutera imbere. Hanyuma no kureba by'umwihariko igice cy'umujyi nacyo uko twagiyeho wa mwihariko, nk'uko na Emmanuel yabivuze, tukagenda tubona iterambere buri gihe. Hari ibikorwa remezo nk'uko yabivuze, imihanda, hari ibikorwa remezo bishingiye ku nyubako z'ubucuruzi zigenda zubakwa. Ibyo byose hamwe n'abafatanyabikorwa, ngira ngo murabizi ko duherutse gukora ihuriro ry'abafatanyabikorwa ku rwego rw'akarere, Huye PSFD. Wari umwanya wo gufungura nanone ibitekerezo biganisha ku mahirwe ari muri Huye, ndetse mwumvise ko n'ubukerarugendo bwatangiye kubyazwa umusaruro. Ubu ngubu dufite abafatanyabikorwa 2 twasinyanye n'amasezerano y'ubufatanye. Hari ibisumizi, hari yitwa Bayoko. Ubu ngubu bose batangiye kujya basurisha abaturage ibice nyaburanga dufite, by'umwihariko ari ibisi bya Huye, arabasura Arboretum, arabasura iki gice cy'umujyi n'ibindi bice byose by'amateka bifite amateka mu karere twasangiza abandi. Byose byatangiye gukorwa. Icyo twabizeza no gukomeza ubwo bufatanye, ariko twongera gusaba dufatanye kiriya kintu cyo kunoza imitangire ya serivisi aho bishoboka, uko bishoboka kose. Ntihagire umuturage urengana utabona serivisi. Umuturage yumve ko serivisi dutanga, yaba ari muzabikorera, yaba ari muzitangwa na leta, ni inshingano kugira ngo ayibone neza. Ni uburenganzira bwe, ariko n'uyitanze bikaba inshingano. Iteka rero mu gihe izo nshingano zitubahirizwa, yaba ari byo natwe tubona cyangwa se ibyo mubona, nagira ngo mbasabe tuzafatanye iki kintu tuzakigira umuhigo, kandi dufatanije nzi ko twagera aho twifuza, tukazamura ibipimo. Icya kabiri ni uruhare rw'abaturage muri iri genamigambi turimo turakora, bijyanye n'ibihe bya COVID turimo turahura, ariko aho mugenda uko muganira n'abaturage, ndetse twanabishyize no ku mbuga nkoranyambaga, aho abaturage bose batanga ibitekerezo byose twashyira mu bikorwa. Nasabaga ko ntabwo mwabyakira mukabitugezaho, tukareba uko twagenda dufatanya. Icya gatatu ni ubutumwa twasaba ko mwadutangira, by'umwihariko muri iki gikorwa cyo gukingira, dushishikariza abaturage kwitabira gufata urukingo rwa kabiri.
ubu dubara hafi abaturage basaga 17,000 bageze igihe cyo gufata urukingo rwa kabiri. Twasaba guhera ejo ndetse no ku bigo nderabuzima byose, ubwo ni abantu baba barakingiwe igihe cyabo kigeze, by'umwihariko abatangiye gukingirwa itariki 14 z'ukwa 12, ariko n'abandi bakingiwe mu matariki ya mbere batagiye bafata urukingo rwa kabiri ku mpamvu imwe cyangwa iyindi, ariko nabwo mwazitangira ubutumwa kugira ngo abantu barusheho kwikingiza, hanyuma no gukomeza kwigisha ababa bagifite imyumvire cyangwa se ubwoba budafite, mvuga ngo ntawe bufite aho bushingiye ku rukingo, ariko ko twaganira nabo. Amadini n'amatorero baradufasha kugira ngo dukomeze kubegera, kugira ngo tuzagere ku ntego y'uko buri munyarwanda wese akingiye, kuko udakingiye umuntu umwe mu mudugudu ashobora kuba yateza ibyago mu mudugudu wose. Ibindi ni ukuzafatanya muri gahunda y'ibikorwa. Twese ndabizi dukorera ku mihigo, kandi ngira nk'uko tubivuga imihigo irakomeye ariko irashoboka. Dufatanyije nta cyatunanira. Umwaka mushya muhire kuri mwese.